Hello mumeze mute bakunzi banje nawe TV, reka nizere ko aho muherereye hose mumeze neza. Mbahaye ikaze kuri nje nawe TV, mbabwira ngo ni amani wanyu nk'ibisanzwe. Ndabanza gushimira cyane abantu mwese mukomeje gukora subscribe, abantu musige mu making ashobora ko ku munsi tugira nibura abasabu 10 kandi turashaka kuzagera ku basabu 20 nibura buri munsi. Ndabizi neza ko bishoboka kubera ko ndabibona mu comment, abantu baduhereza comment, ndabashimiye cyane. Uri umumama, uri umupapa, ukaba wishimira ibikorwa byanjye nawe TV, ibiganiro ducisha hano umunsi ku munsi. Imana iguha umugisha kandi ukomeze udushyigikire, Imana kandi nayo igukomereze intambwe mu byo ukora byose. Uyu munsi rero dufite isomo rikomeye, isomo rigira riti mubyeyi itonde mu kurera umwana wawe, ubitangire kare kandi umenye ko ari by'igiciro, kandi ube witeguye no kugira icyo utanga, icyo wigomwa, kugira ngo umwana wawe akure neza, akura ari umwana wishimira. Ibi ngibi rero iri somo risa nkaho ryavuye kuri experience nagize. Experience nayigize kubera hari umuntu twiganye, ntabwo ndi buvuga umwaka twiganyemo, hatagira umuntu wumva ko ari we ndi kuvuga, ariko nta kundi nyine ni experience y'ubuzima, ni amasomo tugira ngo dukure ku buzima busanzwe, kugira ngo natwe twigireho ayo makosa ntazongere kubaho. Ubundi buri ikintu utazi ntago wakizira, ariko ikintu uzi urakizira. Uyu munsi rero ngiye gutangira isomo risa nkaho ari imbundo cyangwa kuburira ababyeyi bakerenza kurera, bumva ko ari uko byanangwa Imana izarera gusa, ariko batazi ingaruka bari gushyira ku bana babo mu gihe kizaza, batazi umuvumo bari kwikururira, batazi ibyago bari kwikururira, batazi n'agahinda bari kwikururira kazabageraho mu gihe kizaza. Reka rero mbabwire story ukuntu imeze. Murabizi iyo tugeze aho ngaho mpita ntangira kubura ikayi yanjye, nanjye nkatangira kwandika, nkatangira kubiva hehe imuzi. Uyu nguyu turavuga ko ari umubyeyi. No. Sorry. Uyu nguyu ni umubyeyi. Afite akana ke hano. Afite n'ibintu byinshi akora. Afite business. Afite n'akazi kandi ka leta wenda cyangwa akorera undi muntu, ariko afite na business. Hagati aho ngaho wenda uyu mubyeyi ni n'umukristo, akunda no gusenga. Ariko ibi ngibi abikunda cyane kurusha umwana. No kuvuga yufashe umunzani, ibiri aha ngaha, ibi biza hano bikaganza iki umwana. No kuvuga ngo uyu mubyeyi afata umwanya mwinshi kuri ya business ye, agafata umwanya mwinshi ku kazi ke, agafata umwanya mwinshi mu gusenga, agafata umwanya mwinshi mu birori runaka. Ariko hano hari umwana we wirirwa yibereye mu rugo. Uyu mwana hehe? Aha ni mu rugo. Umubyeyi ntahikoza. Impamvu iri somo numvishe rigomba guca hano uyu munsi, nuko hari umwana twiganye muri secondaire. Akayina navuze ko ntavuga hano twiganye, wenda ntangiye kuzimura. No. Uyu muntu twariganye, ariko byarambabaje mu minsi mike yishize. Nari ndi kuva muri siporo bakubitanye nawe.
ni umwana wari muri ba bandi tuvuga ko arabo mu ngagari, ariko kubera kutarerwa neza hakiri kare yaje guhuriramo n'ibyago. Icyo gihe twiganaga hari umwana ubona ko afite utuntu tw'utugeso, utugeso twa tundi tuba twarakwiye kuba dukosorerwa hehe mu rugo, ariko ukabona ko ari umuntu warezwe nta mubyeyi. Atari uko ababyeyi kandi batize, oya, ababyeyi be barize. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ababyeyi badasobanutse cyangwa batazi icyo kurera bisobanuye, ahubwo bashobora kuba batazi agaciro ko kurera n'igihe cyo kurera n'ibyo kureresha. Ni ukuvuga ngo ibi bintu turaje tubijye muri detaye. Kurera bijyana n'agaciro ubiha, agaciro. Kurera bikajyana n'igihe bikorewe, kurera bikajyana n'icyo ureresha, bikajyana n'uwo urera. Urera ninde? Twirebera ikintu cya mbere, agaciro ko kurera. Ubundi niba ubyaye umwana, ukwiye kuba ifite ishusho y'umwana ushaka, uko azakura, uko azamera n'uko umwifuza. Ibyo ngibyo bituma hari igiciro ushyiraho cyo kurera uwo mwana wawe. Ntabwo nzi neza niba ushaka ko umwana wawe azakura ari umwami cyangwa umwamikazi, uzajya kumurera ntacyo utanze. Ugashaka kurera umwana mwiza, kandi turabizi ko ibyiza bihenda. Mu Kinyarwanda keza karigura. None wowe ushaka ko ka keza nta kikagura. Iyo bivuze ngo Ikinyarwanda nka keza karigura, icyo biba bivuze ni iki? Ibyiza birahenda. Niba ushaka ibintu byiza, itegure no gutanga igiciro kinini kugira ngo cya kintu cyiza ukigire. Ahangaha rero niho ushobora gusanga washatse umukozi. Umukozi ahangaha ntago tubyumva kimwe, abantu benshi ntago tubyumva kimwe iyo bituje ku by'umukozi. Kuki ushaka ko umwana wawe uzahinduka ministre, mayor, business owner in the future, aregwa n'umwana w'umushumba? Umushumba ni uw'inka. Umushumba ntago ari uw'abantu. None uba ufashe umwana wananiwe kuragira n'ihene n'ingurube, cyangwa kwirirwa atera amabuye mu muceri arinze inyoni, utarageze no mu wa mbere primaire, ushaka ko haza akakurerera umwana ushaka kazaba kura nk'umwamikazi, nk'umwami, akazatunga agatunganirwa, akagira ama business, akaba nawe umwarimu n'ibiki byose. Uyu mukozi ushatse ni gute yarera umwana akazavamo icyo kintu? Ko umuntu atanga icyo afite. Uyu mukozi umeze gutya, wananiwe kuragira ihene, akananirwa ingurube, akananirwa no gutera inyoni, gutera amabuye inyoni za zindi ziba ziri mu muceri. Ni gute uyu muntu yakurerera umwana akazakura? Ntabwo bibaho, never. Ibi ntibibaho. Ni ukuvuga ngo rero ibanga niri, nicyo mbasaba ni iki: niba ushaka kugira abana beza bagushimisha, bakazishimira ko wababereye umubyeyi mwiza, urigomwa niba ugiye gushaka umukozi, ushaka umukozi aguhende, ariko habe hari icyo afite mu mutwe.
ashobora guhereza abana bawe. Niba bidakunda ko ushobora kubona umukozi mwiza ushobora gutanga icyo wifuza ku bana bawe, hagarika zimwe mu nshingano urimo, wite ku bana bawe mu gihe runaka, bagere mu gihe noneho ushobora kubareka bakajya kwigira ku ishuri. Iki ni ingenzi. Niba ubona nta mukozi ushobora kubona, in my case nko mu muryango wanjye nta mukozi tujya tugira mu rugo, kubera ko turabizi neza ko umukozi twari twirirwa dushwana bitewe n'iki, hari byinshi tutemeranya n'abana nk'abo ngabo. Ikintu cyose dukoze ku bana bacu tuba turi intention. What is the intention? Intention. Dukoze ikintu haba hari impamvu dushaka ko icyo kintu kiba, n'impamvu dushaka ko kigira inyungu ku muryango wacu muri rusange. No mpamvu tudashobora gushaka umukozi. Turabyesimamira, tukaryama saa 8, tukabyuka saa 11, tukabyuka saa 10, rimwe na rimwe ntituryama aho bikenewe, ariko kugira ngo turinde abana bacu. Wowe uri kureba iki kiganiro, tekereza ku mukozi ufite, utekereze n'ubumenyi afite mu kukurera umwana. Umwana ushaka ko azaba dogiteri, ko azaba meya, minisitiri, guverineri, umusiyantifike ukomeye, umunyemari ukomeye, uwo mukozi ibyo bintu arabimuha cyangwa? Turabigarukaho, reka twigire ku ngingo ikurikira yo bita igihe. Mu kurera noneho katwirebe kuri element y'igihe. Ahangaha ndabizi nabo tugiye gusimbukana. Mu Kinyarwanda baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Igiti kigororwa kikiri gito. Kadusipoze ko umwana wacu ari agati gatoya, kari hano, katagoramye ariko kari mu muyaga ushobora kugatwara aho gasha, aho gashaka. Noneho umwana wacu azakurangane aburuti runini. Ikintu dusabwa gutekereza ni iki? Ntago wagorera igiti kingana gutya kimaze gukura, kigezaho. Toya, ntago bibaho. Ahubwo igiti kigororwa kikiri gitoya. Hano ni hehe? Muri phase ya guidance. Umwana uri kumugayidinga gute? Ubundi Bibiliya bivuga neza, ndumva ari mu Migani. Toza umwana inzira azarinda asaza akinyuramo. Si byose? Toza umwana wawe inzira nziza, azarinda asaza ariyo anyura. None twebwe rero babyeyi dukora amakosa. Turiyicarira kubera ko aka kana ari akaziranenge, nta makosa gashobora gukora, tukagaterera hariya. Umuntu wese akakarera uko ashaka, ariko akakiga imico mibi. Ugasize ufashe umwana wawe umusigiye umuntu w'umusinzi, nashobora kutamuha inzoga, ariko umwana wawe ari kwiga spirit yo kunywa inzoga, ari kubona abantu basinze kuntu bifata. Ufashe umwana wawe umujyanye kwa anti cyangwa kwa marene na hehe hose, ariko ntabwo uzi imico yabo, agiye kuhigira imico mibi. Ubwo ngubwo urumva ugiye gukora iki sasa rero? Ahangaha urahombye. Umwana wagiye gukurana umuco mubi. Hari ababyeyi tugira twashuguri twinshi. Uri muri za shuguri runaka, akano kabugasigana n'abandi bana b'abaturanyi, utazi uko babarera, utazi n'icyo bifuriza abana babo, nawe ufashe umwana wawe umusizeyo.
ingaruka ugiye guhura nazo ni iki? Uyu mwana wagiye kwiga imico mibi. Sasa rero dore ibyago duhura nabyo. N'ubundi babyeyi ndabizi dukunda abana bacu cyane, ariko nyuma y'imyaka 5, 6 umwana amaze kugira imyaka 7, 8, utangira kubona ko hari ibintu yize bibi, imico mibi yize, ariko hakaba nta n'uburyo ushobora kubihindura. Ibi nibyo byago ubundi biba mu kurera. Ibi nibyo byago bibahe mu kurera. Kurera ntibisubizwa inyuma. Byo watangiye kurera ubwo biba byatangiye nibyo nyine. Nta turning back. Ibi rero nibyo byago duhura nabyo. Ugasanga umwana wawe uramukunda, ariko kubera imico mibi yize kuyihindura ntiwabishobora. Ugatangira kubaho ubuzima bwawe bwose wicuza. Icyo ngira ngo ukure mwaha ni iki? Igihe umwana yigira umuco ni igihe akiri mutoya, ni igihe akiri agahinja. Umwana w'imyaka 5 uzi gusimbuka igipangu ntabwo yabyize afite imyaka 5. Yatangiye kubyiga afite imyaka 2, atangira kubishyira mu bikorwa, atangiye kugira imbaraga zo kubikora. Ariko mu mutwe, mu mutima, mu bwenge bwe kwiba byari birimo, ariko wenda atarabona icyo yiba, ariko wenda atarashobora kuvuduka ngo abe yanyakura ikintu yiruke. Ntabwo bivuze ko atari umujura. Harabura imbaraga nubwo akiri gatoya. Ya mico mibi ari kuyiga. Gerageza rero hakiri kare wite ku mikurire y'umwana wawe mu bijyanye n'umuco, mu bijyanye n'ubwonko, ubwenge, kugira ngo yige ingeso mbi, yige ingeso nziza. Ahangaha uzaba ukivivuye, uzaba ukoze icyo bita guidance, kumwereka inzira. Iyo umwana afite amakosa rero ageze aha ari mukuru, aha ntabwo ushobora kumushyiraho guidance, ahubwo umushyiraho icyo bita discipline. Kandi turabizi ko inkoni ivuna iki? Igufwa itavuna ingeso. Hano ni utangira guhana, gufunga, gufungisha, gukubita. Ariko mu by'ukuri ahangaho uri muri ahantu wahanutse, aha ntibikunda. Niyo mpamvu ababyeyi benshi tujya duserera mbabwira ati ariko wowe imvura igiye kugwa, aho kugira ngo utahe ngo ujye kuba uri kumwe n'abana bawe urebe uko bifata mu rugo ubaganirize, urashaka kwegera akabari ngo uri ku kabari utere story, watashye ukajya mu rugo ukajya kwiga kugayidinga abana bawe ndetse n'ibindi. Twagiye reka twigire ku kindi, icyo ureresha. Icyo ureresha noneho ni iki? Katurebe icyo ureresha. Wa mubyeyi nababwiye wagize ibyago umwana w'ejo bundi tugahura yarananiranye, yarabaye igisiribobo, kandi ari umuntu w'umugabo, umuntu w'imyaka 30 na udashobora kurara mu nzu, kandi se na nyina bafite ibipangu birenze 5 mu mujyi wa Kigali. Ni kibazo. Ariko akaba adashobora kurara mu rugo. Niyo bamubwira ngo igipangu kimwe kitware, ntabwo yabishobora, kuko ntabwo bamwemerera akahazana ibiyobyabwenge. N'abayobozi muri karitsiye ntibamwemerera. Ahangaha ni icyo ureresha. Ni iki uri kureresha umwana wawe? Umwana wawe arererwa na filime, movies. Ni gute umwana wawe arerwa na movies na filime? Ariko sari bakenshi nanone kuri bababyeyi bafite babakozi bo mu rugo batazi icyo bakora, badafite icyo batanga, umwana wakicwa na filime. Umunsi ku munsi akiga gusambana, akiga gutukana, akiga kwiba, akiga amanyanga, byose akabyigira he
muri filime. Hari umubyeyi twigeze kuganira ambaza ati se abana banje barazerera mbigenze gute, maze ati se urumva wabigenza ute? Arambwira ngo urumva rero ngo igisubizo nahi nabashakiye ngo nshaka kubagurira televiziyo. Hello, ushaka kubagurira televiziyo ngo bakajya bicara bakareba filime ngaho kugira ngo bajye kuzerera mu zindi ngo. Yewe icyo ni igisubizo cyatuma batazerera, ariko ibyo bindi bari kwiga ni bibi kurusha kuzerera, kuko byushobora noneho kuzasanga ubabuze muri kumwe. Urumva rero ko hanga biragoranye cyane. Filime ntago zirera abana. Ngenda byumva abana banje naye njya mbereka twa tuntu bita dessin anime cyangwa dutente, ariko natwo ndicara nkahitamo. Ntago twose ari twiza, hariho udutente tw'abantu bakuru n'utw'abana. Ndicara ntago natuma batureba ntarareba ngo menye ngo content harimo iki. What is the content? Nasanga ari ibintu bizima nka okay, bakwigiramo iki nkabireka bakabireba. Nasanga nta kintu bigiramo nkabikuramo. Ugomba kumenya ko hari igiciro uzatanga kugira ngo umwana wawe abe umwana wifuza. Umwana ntago akwiye kureba ibintu utazi, ntago akwiye gufata telefone y'umuntu wari we wese. Never and ever. Nanjye ubwanjye telefone yanjye ntago nyimuha, nayimuha hari impamvu ngiye kumwereka ifoto ya auntie, ya uncle, ya tate n'ibiki, ariko nkaba nzi ko ntago ari umwana, ntago ari scrollinga muri telefone birangira bimwisho mu bwonko. Niyo atakwigiraho imico mibi yigiraho kubura attention, akagira attention disorder kubera kubona ibintu bihora bihindagurika. Yakwicara mwaba muri kuvuga ukabona ntari kukureba kubera ko byatinze, byaruhije, byabaye byinshi cyane. So rinda umwana wawe social media mbi, rinda umwana wawe telefone, rinda umwana wawe entertainment idafite icyo umwungura mu bwonko, aho bwira kumwangiza mwigisha imico mibi. Kwagiye turebe ku kindi cya nyuma. Iki ngiki nicyo twavuze ngo urera ni inde. Umwana akwiye kuregwa nandi, kwisonga n'ababyeyi. Abandi bantu baza hano ntabwo mbazi, impamvu nta wundi muntu njya nemera ko yarera neza kurusha ababyeyi niki. Ababyeyi nibo bantu bafite impuhwe 100% za nyazo ku bana babo. Undi muntu wari we wese ni inshuti, ni umuvandimwe, yakora ibindi bintu byiza, ariko iyo bije kurera, umubyeyi niwe ukwiye gufata iya mbere. N'undi muntu ukwiye kugira ikintu agufasha cyakorera umwana wawe, ikwiye kuba ari approve watanze. Please never and ever compromise with your values in raising children. Nguri murareka undi umuntu abigukorera ngo abigufasha bikugiremo. Never. Afasha advantage akamwangiza, what do you do? Ngo ngireyo ngo mpagararire, ukwiye kujya kubyimenyera. Nta mpamvu yo kwizera ko bishobora kugenda neza, kuko umwana hari urwego yubahamo umubyeyi, umubyeyi nawe hari uburyo akunda mu mwana birenze urugero. So gerageza rero umwana wawe arigwe nawe, apana bwana bwananiwe nabwo bwabwo kwiga no kwirera no kuregwa. Ariko ni gute, ntago mbyumva neza, ni gute umuntu wacitse ababyeyi bakubwira ngo katorotse ngo iwabo karaza Kigali hano kashaka kukurerera umwana, wowe urumva uwo muntu impuhwe zakugirira ni izihe?
ni izihe ko ntazo? Umuntu nta mpuhwe azakugirira, nawe rero ukwiye guhora uri maso. Rero umwana wawe ibyo bindi tubivemo. So guys, reka nizere ko hari icyo mwakuye muri iyi video, muri iri somo ry'uyu munsi. Nubwo naritanze ndakaye nk'umubyeyi, nanjye hari ahantu binkora yo ndimo reflecting, ariko reka nizere ko tugiye kwisubiraho. Urabona ko mba ndi gusinzira, ariko ndabizi ikintu nihaye nta joro rizarishira ntabashyiriyeho isomo ry'umunsi kandi ryiza cyane. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane, ni amani nk'ibisanzwe.